Urugendo rwa gitumwa rw'iminsi ibiri Musenyeri Edouard Sinayobye yagiriye muri paruwasi ya Nyabitimbo rwari urugendo rw'icyitegererezo kuko ku munsi wa mbere akihagera yahise akomereza uru rugendo muri santrale ya Nyabihanga ubwo yatuye igitambo cy'Ukarisitiya gihumuje. Yaganirije abari muri komite ya santrale ya Nyabihanga ndetse kandi aganira n'urubyiruko ubwo yarwigishije ibintu byinshi byiza. Saha gusa byarangiriye kuko urugendo yahise arukomereza n'ubundi ku Gicumbi kuri paruwasi ya Nyabitimbo ubwo yaganiraga n'abapadiri ndetse kandi akaganira n'abandi bakristo batandukanye. Kuri iki cyumweru umunsi wa kabiri w'uruzinduko Musenyeri yagiriye muri paruwasi wari ugeze yari umunsi w'amahoro n'ibyishimo ubumwe n'umutuzo. Mu gitondo kare kare hari hateganyijwe messe ya mbere. Iyi messe yari y'abantu bakuru ndetse kandi hari hateganyijwe indi messe y'abana ndetse n'urubyiruko. Izi zose Musenyeri yaziciyemo nta ntugunda, yatuganiriye ibintu byiza cyane ubwo yagiriye inama buri ngeri yose, agira abakuru inama, agira abana inama ndetse kandi agira urubyiruko inama. Si ibyo gusa kuko kuri YouTube channel Bikira Mariya Nyina w'Imana Nyabitimbo twagiranye ikiganiro cyihariye ubwo yatuganiriraga ku byiza by'uru rugendo ndetse kandi atubwira byinshi byimbitse kuri uru rugendo ndetse n'uyu munsi icyo usobanuye. Murakomeza kubikurikira kuri uru rubuga Stenzach. Ndabaramukije, amazina yanjye ni Edouard Sinayobye, nkaba naje nk'umushumba wa diyoseze ya Cyangugu mu rugendo rwa gitumwa muri paruwase ya Nyabitimbo yitiriwe Nyina w'Imana. Nkaba rero nishimiye uru rugendo cyane. Tumaze ibisi turutegura, haba jyewe haba ndetse na abapadiri ba hano Nyabitimbo, padiri mukuru n'abamufasha. Ni urugendo rusanzwe dukorera mu maparuwase. Paruwase Nyabitimbo ni paruwase ngari ifite abakristo benshi. Batubwiraga ko bagera muri 20,000 by'abakristo narenga. Ni paruwase ifite amasantarari 7, paruwase ngari ifite abakristo benshi kandi mu byiciro byose. Nashimishijwe no kubabona muri santrale. Ejo nagiye gusura santrale yitwa Nyabihanga, mbona abakristo baho ukuntu bari buzuye kiliziya kandi ari ku mugezi, kiliziya yuzuye abakristo rwose. Ubona hano hari abakristo benshi bitabira, bakomeye ku kwemera. Hano uyu munsi kuri iki cyumweru nabonye abakristo mu misa zombi. Iya kabiri yari misa y'urubyiruko n'abana benshi cyane. Nabonye abakristo ukuntu bitabira kandi banazinduka mbere ya misa bakaza. Nigeze gusohoka njya hanze ndi kumwe n'umwe mu bapadiri bari hano saa 12, misa isigaje isaha n'igice, mbona abakecuru 3 bari baje kwinjira mu kiliziya. Ndababaza ndetse ko muje kare mugiye gukora iki ubu ngubu mu kiliziya? Bati ubu ngubu tugiye kwitegura misa. Tugiye kwitegura misa, tuvuga rozari, dusenga. Ni ukuvuga ko numvise ko ari abakristo bafite ukwemera. Iyo barebye uburyo bitabira, twakoze n'inama yahuje abari mu nama ya paruwase, n'abiyobora paruwase, bari muri komisiyo y'umutungo. Hari ndetse n'abandi batumiwe muri iryo huriro, abahagarariye amasantarari yose, abahagarariye imiryango remezo bose, bari abantu benshi bagera muri 200. Dukora rero inama ngari yagutse, dusoma raporo y'inama ya paruwase, uburyo paruwasi iyobowe, twumva uko paruwasi ihagaze, twumva ibyerekeranye n'umutungo, tubyumvira hamwe. Noneho turangije haba ikintu cyiza cyashimishije
gutega amatwi abakristo. Twabahaye ijambo abari aho bahagarariye ibyiciro byose by'abakristo, bavuga uko batekereza icyafasha paruwasi yabo. Icyo gihe ku bwanjye cyari igihe cy'ingenzi cyane. Numvaga nsabwa gukora icyo kiliziya isabwa muri iki gihe, cyane cyane abashumba basabwa muri iki gihe cya sinode. Papa bivuga kenshi gutega amatwi umuryango w'Imana, gutega amatwi abakristo. Nagize umwanya mwiza, wanshimishije umwanya kuko numvise uko paruwasi imeze, uko paruwasi ihagaze, imigambi bafite, ibibazo bafite, ingorane bafite n'ibisubizo bafite. Mu byo bavugaga harimo ibyo byose, harimo uko babona paruwasi, ukagira rero ishusho y'uko paruwasi imeze kandi uhabwa n'abakristo batandukanye. Byatumye numva Nyabitimbo, paruwasi Nyabitimbo ku buryo bwagutse, numva n'ibibazo abakristo bafite, kandi nta nubwo bagarukiraga gusa, bavugaga n'ibisubizo. Nandikaga, numvise baduhaye umuganda mwiza wo kuvugurura ubukirisitu, haba muri paruwasi ya Nyabitimbo ariko haba no mu yandi maparuwasi yose, kuko mu byo batubwiye harimo n'ibyaba ibisubizo tubona no mu yandi maparuwasi. Sinarangiza rero kuvuga, nta nubwo nanabirangiza ntavuze abana nabonye. Bari bateguye ko abana bagaragaza uburyo barerwa mu tugoroba tw'abana. Dufite irerero ryitwa utugoroba tw'abana, ni ishuri ry'ubukirisitu ry'abana bato, bari abana b'imyaka 6, 5, 6, 7, 8 kugeza nko kuri 12. Banyigishije, numvise uburyo uwabatoje yari afite, hari tugira umukristo umwe mu bakristo ubatoza ibyo bagomba kwiga mu tugoroba tw'abana. Yabatoje neza ibyerekeranye n'ubutumwa dufite bwo kuvugurura umuryango w'abakristo, ngo umuryango mwiza, isoko y'ubukristo buhamye. Ibyo twavuze byose muri uyu mwaka ushize byerekeranye n'amatwara yo kwivugurura kugira ngo dusigasire umuryango tuwuvugurure, barabyigishijwe, babishyira mu indirimbo babyinaga batwereka nk'abana, batwereka ko imigambi yo kuvugurura umuryango bayakiriye neza, bayumvise neza. Numvise ari uburyo bwiza bwo kwigisha abana. Byatumye rero mvuga ko mbona ko rwose ubutumwa turiho turakora mu byiciro byose butwerekeza heza. Nabonye n'abandi urubyiruko bari bagize misa y'abana n'urubyiruko buzuye kiliziya, abana n'urubyiruko buzuye kiliziya banigana, bose ubona ukuntu bashishikaye, ukuntu basusurutse, ukuntu bishimiye kuba abakristo. Nabateze amatwi nabo urubyiruko, umwe muri bo aravuga, avuga uko bari, avuga inyota bafitiye Imana, avuga uburyo bashishikariye ubukirisitu, avuga uburyo ubukristo bubafasha kuba abana beza, avuga ingorane bafite, adusaba rero kubafasha. Twegere mudufashe kugira ngo tuzabe ejo hazaza heza. Twebwe abakristo, abandi bantu batari abakristo nk'abayisilamu, hari ibintu bibaza ngo iyo wumvise tuvuga ngo yubile y'impurirane, bo ntabwo baba babyumva, bibaza yubile y'impurirane. Nanjye mbabaze, ubundi yubile y'impurirane isobanuye iki? Yubile ubundi ni igihe cy'imyaka runaka, tuvuga imyaka 25, imyaka 50, yubile 75, imyaka 100, yubile y'igihumbi, imyaka 1000, yubile. Ubu turi muri yubile y'imyaka 2025 ishize Yezu Kristo aducunguye. Yezu umwana w'Imana yigize umuntu kugira ngo aducungure, acungure inyoko muntu. Muri yubile tuba dushimira ingabire imigisha twahawe,
ibyiza twahawe n'Imana. Icya mbere rero ni ukuyishimira, ni kumva ko iturinze, tukayereka ishimwe dufite ku mutima, tukayisingiza, tukayiragiza n'ejo hazaza mu yindi myaka igiye gukurikiraho. Yubile ni n'umwanya rero wo kwisuzuma, tukigaya aho tutakoze neza, tukakosora. Yubile ni n'igihe cyo gufata imigambi mishya. Bityo kubera ko n'igihe cyo kwivugurura rero, ni n'igihe cyo kunoza ibyiza twakorera abandi, kuko gukunda Imana bijyana no gukunda na bagenzi bacu. Nk'ubu muri kiliziya dufite uwo mugambi wo kuvugurura imibanire yacu. Niyo mpamvu iyubile mu nteko y'abepiskopi twayise rwose yubile yo abavandimwe, tukarangamira Kristo, we mahoro yacu, we uduha ubumwe bwuzuye, uduha ubuvandimwe bwuzuye. Yego, nyiricyubahiro Musenyeri, uyu munsi wa none dusigaye tubona social media, abantu benshi barazikoreye, ariko ntabwo muri Kiliziya Gatolika cyangwa se n'ahandi dusenga tuvuga Imana, ntabwo ubona birafata indi ntera ku itangazamakuru. Ese iki kibazo muragitekerezaho iki kibazo rwose iyo mukirebye mwebwe mukibona gute? Itangazamakuru ntabwo ari ikibazo. Iterambere mu gutangaza amakuru ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo. Twebwe tukibona nk'igisubizo kuko gituma ijwi rya Yezu Kristo rigera kuri bose. Abo dukurikiye ni ugukomeza umutima wawe ndetse n'umutima wacu werekeye ku Mana. Arakoze cyane, murakoze cyane. Murakoze. Uyu munsi wa none turi kumwe na Padiri mukuru wa Paruwasi ya Nyabitimbo, aragira ngo adusobanurire icyo uyu munsi mukuru cyangwa se uru ruzinduko rw'umwepiskopi rusobanuye kuri uyu munsi. Murakoze. Nitwa Padiri Rukundo Francisco Saveri, Padiri mukuru wa Paruwasi Bikira Nyina y'Imana Nyabitimbo. Nibyo koko kuri iki cyumweru tariki ya 10 kwezi kwa 11 2024, umwepiskopi wa Diyoseze ya Cyangugu Musenyeri Edouard Sinayobye yaturiye igitambo cy'Ukarisitiya Nyabitimbo mu rugendo rw'ubutumwa yahakoreye guhereje ku itariki ya 9. Urugendo rw'ubutumwa ku mwepiskopi bivuze ko asanga abakristo aho bari, akaganira nabo, agasangira nabo amakuru y'ubutumwa, ibyishimo, ingorane, imbogamizi bafite. Abakristo baje ari benshi kumva ubutumwa n'impanuro yabazaniye. Atuye igitambo cy'Ukarisitiya, misa yatangiye saa 9:30 abakuru. Nyuma y'iyo misa yarebye imikino y'abana n'urubyiruko. Nyuma y'iyo mikino hari hakubiyemo ubutumwa bunyuranye abana n'urubyiruko banyuza mu ndirimbo. Yicaranye n'abanyabutumwa, komite z'imiryango remezo, komite za santrali, bagize inama nkuru ya santrali Nyabitimbo, bagize inama y'umutungo, bicarana nawe muri sale, abaha urubuga, baramubaza ibibazo binyuranye by'amatsiko, ibibazo binyuranye by'ubutumwa bakora n'imbogamizi bahura nazo. Ahasigaye ahera ku byo bamubajije, abashishikariza gukunda ubutumwa, bashishikariza kuba abakristo bakomeye mu kwemera. Zimwe mu mbogamizi bahura nazo zishingiye ku miterere y'Inyabitimbo, yabasabye rwose gukomera mu kwemera bagasenga. Nicyo gisubizo cy'izo mbogamizi. Atashye yishimye umwepiskopi kubera ko inama nkuru yamuhaye umurongo mugari w'ubutumwa bukorerwa muri iyi paruwasi. Hari ibyo bagarutseho twaratira abakunzi b'uru rubuga bazakurikira iki kiganiro. Ubutumwa bwa Kristo muri buri rugo, ubutumwa bwa Bikira Mariya muri buri rugo buba mu kwezi kwa 10, abakristo bagafatikanya n'abandi urugo ku rugo kuvuga isengesho rya rozari. Ubutumwa bukorwa mu gihe cy'igisibo
umusaraba w'igisibo uri kumwe n'ishusho ya Bikira Mariya, abakristo bakawuramya ari nabwo bakora imyitozo y'igisibo. Ubutumwa bw'isengesho ngarukakwezi karisimatike, ubutumwa bw'abana mu gihe cya noheli y'abana bwitwa noheli y'abana, abasosiyete bagasanga abana aho babarizwa mu masantarari bagahabwa misa bagasabana n'abasosiyete babifuriza noheli. Ubundi butumwa ni rusange bwo gutegura abahabwa amasakaramentu no kuyabaha, kwegera abakristu bagahabwa misa z'iminsi mikuru cyangwa ku mibyizi. Ese iyi noheli y'abana mwe mwarayiteguye se? Niba mutarayitegura cyangwa se niba mutarayikora murimo murayitegura ute iyi noheli y'abana kugira ngo izagende neza? Ni iki murimo murategura kugira ngo iyi noheli izabe nta ntugunda zirimo? Iyi noheli y'abana niyo mvuga. Urakoze. Noheli y'abana ni ubutumwa bwa diyoseze ya Cyangugu bukorwa mu gihe cya noheli mu mpera z'umwaka abana bari mu biruhuko. Bukorwa bute? Haba igitambo cya misa kuri santarari cyangwa kuri paruwasi. Nyuma ya misa hakaba imikino y'abana bakurikije imiryango remezo babarizwamo n'insanganyamatsiko y'ubutumwa bw'uwo mwaka. Uyu mwaka insanganyamatsiko abana batangiye gushakamo imikino bazarushanirizwaho iturangamire Yezu umusasaridoti mukuru mu isakaramentu ry'Ukarisitiya. Noneho iyo abana bamaze kurushanwa bakurikije insanganyamatsiko mu mbyino, mu dukino, mu mivugo, abakuru ababyeyi baba babateguriye ifunguro ry'umubiri, akenshi ni umuceri, ibishyimbo n'imboga, bakicarana n'abasasaridoti bagasabana babifuriza noheli. N'uyu mwaka rero buzakorwa muri paruwasi Bikira Mariya Nyina w'Imana Nyabitimbo. Tuzasanga abana muri buri santarari, turi kubitegura, bizagenda neza. Twifuriza abana noheli. Murakoze cyane namwe padiri mukuru wa paruwasi Bikira Mariya Nyina w'Imana Nyabitimbo, murakoze. Wa none twamaze kwegerana n'umukristo uhagarariye abandi muri paruwasi ya Nyabitimbo, ubwo twari twagize uruzinduko rwa Musenyeri Edouard Sinayobye. Uyu mukristo agiye kudusobanurira ndetse kandi aratangira twibwira ndetse atubwire n'icyo urugendo rubasigiye n'icyo rusigiye abakristo muri rusange. Murakoze. Nitwa Yamfashije Isaie, ndi umukristo uhagarariye abandi muri paruwasi ya Nyabitimbo, nkaba n'umuyobozi wa santarari ya Nyabihanga. Ngira ngo ni ibyishimo bikomeye kuba umwepiskopi yadusuye. Ngira ngo paruwasi yacu yimazemo iminsi 2, yayigezemo ejo iraramo, ndetse yabashije no gusura santarari ya Nyabihanga. Uyu munsi yatura igitambo cya misa hano kuri paruwasi, ndetse nyuma ya misa agirana inama n'abashinzwe ubutumwa bahagarariye abandi. Numva rero uru ruzinduko rwongeye kuturemamo imbaraga, kandi twatweretse ko umwepiskopi wacu adukunze nk'umushumba nyine wegera intama ze. Ngira ngo ntawe bitashimisha kuba umwepiskopi yadusuye, yatugiriye inama nyinshi zikomeza kutwubaka mu bukristo. Ngira ngo yatwibukije ko twashoje umwaka ushize wari umwaka w'umuryango, atwibutsa ko umuryango ari ryo shingiro rya Kiliziya, ko tugomba kurushaho gukomeza kubaka neza umuryango no kuwushyigikira, ndetse anatwibutsa ko uyu mwaka twinjiyemo ari umwaka w'Ukarisitiya. Nanone ngira ngo muri uyu mwaka yatwibukije ibikorwa bitandukanye bigomba gukorwamo. Ngira ngo harimo tuzanizihiza isakamento ry'ubusasaridoti. Ubwo ni ibikorwa tugomba kugiramo uruhare nk'abakristo, yabitwibukije byose rero, ndetse anatwibutsa ko Kiliziya ntoya ari mu rugo, wava mu rugo ukajya mu muryango remezo. Atwibutsa ko tugomba kwita ku muryango duhereye mu ngo iwacu, twamara kubaka neza mu ngo iwacu tukubaka imiryango remezo yacu. Kandi anatwibutsa uburyo imiryango remezo ikwiye kubiyoborwa, ikayoborwa neza, abantu bakagerageza kugaragarizanya urukundo mu miryango remezo, bityo bagakorera hamwe, bakorera hamwe, Kiliziya nayo igakomeza gutera imbere. Numva rero uruzinduko rw'umwepiskopi rwose rwongeye kuturemamo imbaraga zo kurushaho gukunda Kiliziya no kuyikorera. Yego, Yamfashije Isaie, umukristo uhagarariye abandi muri paruwasi ya Nyabitimbo, arakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze namwe.